turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ahangaha kuri buri munsi kugira ngo tugire neza ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatatu gisanzwe, tariki 28 Mutarama 2022, ubwo duhimbaza Mutagatifu Thomas wa Kwine. Ngaya amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mbere ni ryo mu barandikiye Abahebureyi, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'uwa 8 kugeza ku wa 19. Bavandimwe, ukwemera n'ishingiro ry'ibyo twizeye, kukatubera n'icyemezo cy'ibitagaragara. Ukwemera niko kwahishije abakera gushimwa n'Imana. Ukwemera kwatumye Aburahamu yumvira Imana, agenda agana igihugu yari agiye guhabwaho umurage, kandi agenda atazi yajya. Ukwemera kwatumye atura nk'umushyitsi mu gihugu yasezeranyijwe, acubika mu ihema hamwe na Isaki na Yakobo, aribo basangiye amasezerano. Aburahamu wo yarategereje umurwa wubatse ku kibanza gikomeye, watekerejwe kandi ukubakwa n'Imana ubwayo. Ukwemera kwatumye na Sara wari ugeze mu zabukuru ahabwa ubushobozi bwo gusama inda, kuko yarizeye ubudahemuka bw'abagiriye amasezerano. Ni nayo mpamvu umuntu umwe ndetse wari wegereje urupfu yakomotsweho n'imbaga ingana n'inyenyeri zo mu kirere, kandi itabarika nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Abo bose bapfanye ukwemera, nanone bataragera ku byiza basezeranyijwe, ariko basa n'ababirabukwa, babiramukiriza kure. Abavugaga batyo bagaragaza rwose ko bari mu gushakashaka igihugu cy'iwabo nyakuri, kuko iyo baza kuba bakumuye icyo baturutsemo, bari bagifite umwanya uhagije wo gusubirayo. Mu by'ukuri bari barangamiye ikindi gihugu cyiza, ari cy'iwabo ho mu ijuru. Ni nayo mpamvu Imana itagira ipfunwe ryo kwitwa Imana yabo, kuko ariyo yabateguriye umurwa. Ukwemera kwatumye mu gihugu kigeragezwa, Aburahamu atura Isaki w'igitambo, atura umwana w'ikinege, kandi yari yarahawe amasezerano, abwirwa ati Isaki niwe uzaguhesha urubyaro ruzakwitirirwa. Yiyemeza ko Imana ishobora no kuzura uwapfuye, bituma asubizwa umwana we, biba amarenga y'ibizaza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu kuzirikanira isomo, turifashisha igisingizo tuvana mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 1 umurongo wa 69 kugeza ku 75. Nihasingizwe Nyagasani Imana y'Isiraheli, kuko yasuye umuryango we. Yatugoboreye ubasha budukiza mu nzu ya Dawudi umugaragu we, kuko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera, ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu, maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Ya ndahiro yarahiriye Aburahamu umubyeyi wacu, avuga ko namara gutugobotora mu maboko y'abanzi bacu, azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Nihasingizwe Nyagasani Imana y'Isiraheli, kuko yasuye umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 4 umurongo wa 35 kugeza ku 41. Uwo munsi wose Yesu yari yabwiye rubanda mu migani. Umugoroba ukubye, abwira abigishwa bati, twambuke dufate hakurya. Nuko basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumbi irenga ubwato, butangira gusendera. Yesu we yari kwirangwa asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati, mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tujye gushira? Nuko arakanguka, akangara umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka, tuza. Nuko umuyaga urahosha, maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati, icyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati, uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Anga tugeze ni kuri buri munsi, ubone Kristo, nurangiza kumubona uze kumwereka abandi. Dore ko ukwemera mu ijambo rimwe no kubona Imana, warangiza kuyibona ukayereka abandi. Iyo rero utarabona Imana, uzamenye ko kwemera kwawe nyine kudashyitse. Kwemera no kubona Imana, wamara kubona Imana ukayereka abandi. Bakristo bavandimwe, uyu munsi turahimbaza Mutagatifu Thomas wa Kwino, hamwe n'amasomo y'uyu munsi aradufasha cyane kwegera Imana.
uyu mutagatifu tumukesha byinshi, dore ko ari umwarimu ndetse n'umuhanga mu nyigisho za kiliziya. Abisunze uyu mutagatifu tubifurije umunsi mwiza, ndetse turazirikana seminari nkuru yo mu Rwanda filozofikumu ya Kabgayi, irerero ry'abasaseridoti bisunze uyu mutagatifu Tomasi wa Kwino. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane ngo tujya kuzirikana ku ngingo umukristo wese nubwo yagira gute atabura kuzirikanaho, iyo yibuze arapfa. Iyo ngingo yitwa ukwemera. Mu migenzo itatu mbonezamana, trois vertus théologales, ukwemera, ukwizera ndetse n'urukundo, iyo migenzo yose irakorana, akayambita ikoranye nyine. Ejo twazirikanye by'umwihariko ku mugenzo wa kabiri wo kwizera, none uyu munsi tugiye kuzirikana ku kwemera. Ukwizera kutugeza ku kwemera, kandi koko bikakorana byombi. No kwemera ko kutugeza ku kwizera ndetse bikatugeza no ku rukundo, kuko byose nyine bikorana. Imigenzo mbonezamana itwerekeza ku Mana koko. Reka rero twibande kuri uwo mugenzo wo kwemera, turebe koko ukuntu abakristo twemera. Uze kureba niba koko imyumvire yawe uhibitse, wasanga ujya wemera nanjye kuvuga mu kivunge, mu kigare, ariko kwemera kwa kudashyitse nuko ajye kudashyitse. Aha rero yazagiye kudushyira ku mpunzani, uze kureba nawe koko urugero rw'ukwemera rwawe uko rungana. Ikikubwira ko ufite ukwemera nuko bisoreza nyine mu rukundo, uko ukunda Imana, ukunda mugenzi wawe. Ibyo nibyo bishushanya uburyo wemera, imyemerere yawe. Muri credo indanga kwemera yacu nka Kiliziya Gatolika, twemera ibigaragara n'ibitagaragara, bikatwerekeza nanone ko turi ku isi nk'abantu, ariko nanone icyerekezo cyacu ni hehe? Ni mu ijuru, kuzajya kureba ibitagaragara, ariyo Mana, imbona nkubone hamwe n'Imana. Mu isomo rya mbere turazirikanamo umugenzo wo kwemera waranze Aburahamu, umukurambere wacu mu kwemera. Iri somo riratwereka ko kwemera ari uguteganya icyiza kizaza kiri imbere utareba, ariko wizeye ubwiza cyangwa inyungu ziri imbere nziza. Nk'uko twabonye muri iri somo urugero rwa Aburahamu ndetse na Sara, iyi famiye nari ngiye kuvuga yari yaragowe, bemeye ibyo batabona kubera kugirira icyizere Imana. Ngo aho kwicarira umutogoto w'inkono wakwicara ijambo rya nyirayo. Turazirikana uburyo Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru, ariko Imana isezeranya Aburahamu urubyaro. Sibwo se Izaki yaje kuvuga ku mukecuru Sara? Nubwo bukambwe bwa Aburahamu, usibye koko abakristo bavandimwe tutabeshye, usibye ko ufite nyine ukwemera, wakwemera ute uburyo umukecuru w'imyaka nka 70 yabyara? Usibye ukwemera kwabikugezaho, ubundi wabyemera? Aha, kubera Imana. Ukwemera n'ishingiro y'ibyo twizeye, ko katubera icyemezo cy'ibitagaragara. Amen, amen. Nguko n'indirimbo twazirikanye yadufashe kuzirikana kuri isomo rya mbere, itwibutsa uburyo Imana yo ari ndahemuka. Iki gisingizo cya Zakariya atera asingiza Imana, Imana yubahirije isezerano ryayo, maze koko ikuzuza amasezerano yagera Aburahamu. Nguko ukwemera tuzirikana ko Imana yacu ari ndahemuka. Wowe nubwo waba umuhemu nanjye nkaba umuhemu, ariko Imana izakomeza kuba indahemuka. Rero abakristo bavandimwe, mu nzira y'ukwemera koko hazamo ibigeragezo, hazamo imiyaga, hazamo imihengeri, hazamo za deception, des échecs, gutsindwa, ibigeragezo, ibitotezo, inzara, ubukene n'ibindi byinshi cyane, ibyorezo, uburwayi, ibitotezo. Ariko mukristo muvandimwe, komera kuri Nyagasani, nk'uko zaho yungurirwa mu muriro igasukurwa, bityo ikabona gusukurwa, ni nako mukristo nyawe nyine nari ngiye kuvuga uhamye ushinze ibirindiro, adahema guhura n'imiyaga mu nyanja, imihengeri, ibibazo by'isi, byose bigambiriye kumusukura, gukomeza ukwemera kwe. Mbese turumva urugero rworoshye nk'abigishwa ba Yezu bari mu bwato, bagafata indi nkombe, bigashushanya kwambuka, ng'urugendo ruva ku isi rujya mu ijuru. Uko no kwambuka. Hagati aho ngaho hari ibibazo byinshi cyane, bigeragezo, nk'uko abigishwa bari kwambuka, ariko rezuma bari kumwe na Yezu. Urugendo rwose rufite Yezu, ugerayo amahoro. Kabone ubwo haje ibitotezo, ibigeragezo, ngo nibwo haje ibigeragezo koko, imihengeri, imiyaga n'imivumba mu bwato, ngo uriya ngo ubwato butangira gusendera. Ariko abakristo bavandimwe, erezuma ko bari kumwe na Yezu, ntacyo bari bube. Yezu aracecekesha imiyaga ndetse n'imihengeri, ati ceceka, tuza. Maze umuyaga uratuza, ibintu bigenda neza, amahoro arahinda. Nuko nyuma Yezu akababaza ati, ntimuragira ukwemera? Amen, amen, amen. Ni nkaho nanjye Yezu ambajije ati, Padiri Masumbuko, nturagira ukwemera? Wasanga warabaye umupadiri, nta kwemera ufite guhagije. Ariko se aho wanyuze, aho atambutse mu mashuri, rimwe na rimwe ugatsindwa, uko gutsindwa kwatumye umenya Imana.
cyangwa urivumbika nk'aho Imana mutakiri kumwe, none wataye agaciro, wataye Imana. Icya mbere mukristo muvandimwe ni ukwizera ko utashobora gutsinda imiyaga, imihengeri, ibibazo utari kumwe na Kristo. Ibibazo byo kuri isi ntiwabitsinda utizera Yesu, utari kumwe nawe. Kuba kumwe n'Imana niho ushobora gutsinda koko. Ngo ukwemera kudufasha kugera ku byo twizera. Naho ubwato abigishwa ba Yesu bambukiramo bajya ku yindi inkombe twabigereranya nyine n'isi n'ijuru. Iyo nkombe bambukaho bava ku isi nk'aho bari kugana mu ijuru, bari kumwe na Yesu, bari kumwe n'Imana. Ubwo bwato bashushanya kiriza Yesu Kristo, yani dahuma guhura n'ibibazo, ibitotezo, imihengeri, imiyaga, imivumba, abayirwanya benshi cyane, abakontresigise, abatoteza kiriziya n'abayoboke b'Imana. Abo ngabo ariko bya bindi Yesu yabwiye Petero ati nubasha gwa mu kuzimu ntibuzayitsinda, kuko nyine ishingiye ku rutare. Iyo kiriziya rero twese tuyirimo, wowe nanjye tuyirimo, abakristo, ababatijwe n'abatarabatizwa, abemera n'abatemera, ababi n'abeza, twese tuyirimo. Amadini yose, abayisilamu, abaporoso, abadive, abangirikani, abagatolika n'abandi bose, naho nyine tubarizwa Eglise Notre Mère, kiriziya umubyeyi wacu. Twese turimo abatuye isi burya. Ariko ikibabaje nuko abenshi dutema ishami turyicayeho, tukarwanya kiriziya kandi ari yiduhetse kandi ariho twicaye. Babyeyi, mbega ngewe utema ishami kandi ngicayeho ngatoteza kiriziya. Abantu bihanganye hano ku isi ugasanga kiriziya ari uri kwitoteza kandi nyirimo, kandi byaba nk'uko imiyaga n'imivumba idaturuka gusa inyuma ahubwo n'imbere. Abantu bari imbere, Kristo b'indani, bandi bari imbere bashobora no kuyisenya nyine, bandi batema ishami kandi baryicayeho. Ese mu Kristo muvandimwe, nawe urakemera Yesu Kristo? Ukwemera kwawe kurakuganisha kuri Yesu Kristo? Umuhanga aravuze ati uzi ko abantu benshi hano ku isi, wowe urimo nanjye ndimo, ucunge aka kantu, bemera ububasha bw'ikuzimu kurusha ububasha bw'ijuru. Ibaze nanjye nibaze niba icyo kintu kuko kitajya kikubaho cyangwa ngo ujyeho kimbeho. Ngaba nabasha kwemera abazimu n'abadayimoni, nyemera shitani, ariko Yesu Kristo simubonera umwanya we, simwemere. Kandi byaba ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umutegetsi w'igihangange cyane ngo yaratinyitse cyane mu gihugu. Noneho ngo umunsi umwe bya bindi by'uko nyine ntagahora gahanze, ngo igihe kimwe aza gupfa. Ariko noneho byagahuma munwa, apfira mu mahanga, agwa ishyanga. Nuko ngo abaturage bo muri icyo gihugu baratekereza bati uyu muyobozi aramutse ashyinguwe hirya mu mahanga, umuzimu ntitwazawukira, umuzimu we rwose yazatumera nabi mu gihugu cyacu. Rero ikiza ni ukumuzana agashyingurwa mu gihugu cye koko, aho gushyingurwa imahanga. Nuko igihe kiragera koko babaturage koko barwana intambara, inkundura y'intambara, kwa mutegetsi wabo ava mu mahanga aho yeguye kugira ngo agire gute aze gushyingurwa mu gihugu cye. Nuko ngo amaze guhagera koko baramushyingura koko n'icyubahiro cyinshi cyane. Ariko kuri ikintu cyakurikiyeho, ngo abaturage benshi batangiye kugenda bamuyoboka, bamuterekera, reka tuvuge gutyo, kugira ngo umuzimu atazakomeza nyine kubakurikirana. Nuko koko bakomeza baramuterekera. Noneho icyakurikiyeho, ngo abamuterekeraga babonaga ibyiza, bagakira, bagatunga, batunganirwa, bakamererwa neza. Ngo ariko noneho ngo bataramuterekeraga, ngo bahuraga n'ibibazo, ibyago byinshi cyane bikabagwirira. Nuko koko ngo abaturage muri icyo gihe baza kubona koko ikiza ari kujya baterekera uwo mutegetsi wabo ubwo yapfuye koko, bakajya bakora ibishoboka byose bakamuterekera kugira ngo koko bataza guhura n'ibyago, bataza guhura n'ibibazo mu gihugu cyabo, mu ngo zabo. Ubwo imyaka irashira koko bafite imyumvire nk'iyo bamwemera, bajya kumuterekera kandi koko kabakorera nanjye kuvuga ibyo bifuza bakabigeraho. Nuko ngo igihe kimwe kiza kugera, bya bintu by'uko nyine hari abantu bafite ishyaka nanjye kuvuga rirenze ukwemera cyangwa rirenze rikenewe, haza kugera abantu baravuga bati ariko twebwe ko dutuye kure tuzajya tubona igihe kugira ngo tuze koko guterekera kuri iyi mva. Nuko baza kwikora nijoro, baravuga bati umva, ibintu ntabwo ari byo, reka tuzashake uburyo dutobora tugere imbere, ubundi byibuze dukuremo n'urutoki rwe cyangwa n'ino ryiwe cyangwa n'umusatsi we niba ugihari, ubundi tuwujyane iwacu natwe tujye duterekerera iwacu, maze koko uyu mukurambere wacu dukomeze tumugushe neza. Nuko koko abagabo ngo babiri bafata icyemezo cy'uko nyine bagiye kuza gucukura aho yamva yari iri, ubundi koko bagakora ibishoboka byose
bagakuramo yo n'urutoki n'ubwo bwaba ari rumwe n'ubwo rwaba ari urwara rwe, ubundi bakarutwara iwabo bakajya baruterekera. Reka rero ubwo bamwe bategereje ko bazabafata, ubundi koko bakabagira nabi kubera ko bagiye gutabura nyine umuyobozi ukomeye cyane warushyinguwe. Reka mvuge abakonteresigise baragenda koko baragenda baza kugera kuri yamva, baza kugera no kuri wa murambo. Niba ari abashinyaguzi ntumbaze. Nuko bagezemo baratangara, barumirwa. Ibaze nawe niba barasanze koko akiri muzima. Ngo bageze muri yamva basanga atari wa muntu bashyinguye, atari wa mutegetsi ukomeye bashyinguye, ahubwo iyo ngiyo yaguye mu mahanga. Bafashe igipupe na kositati, ishusho barayibumba neza ijya gusa nyine n'uwo mutegetsi. Nuko baraza nyine bamurambika muri serikeye, bamurambika mu isanduku, ubundi barapfundikira neza, n'uwaza kumureba nyine akabona ari we koko bitewe n'imitako bamukoreye. Nuko babandi bari baje gufata ryano cyangwa rwa rutoki barebye koko basanga ari stati, ari igishushanyo, atari umubiri w'umuntu urimo. Nuko ako kanya nyine baratangira baravuza induru bati yewe muze murebe ibyabaye. Uzi ko twashyinguye igipupe stati y'umuntu aho gushyingura umuntu umubiri w'umuntu. Ngaho nakurura ifoto y'abantu bari bamaze igihe bemera ko ari umutegetsi wabo bashyinguye, none bakaba bagiye kureba nyine icyo gishushanyo kiri aho ngaho, iyo stati bateretse muri serikeye. Kandi byaba nuko abantu benshi koko bamenya ayo makuru bose baza kuri ya serikeye koko babona koko wa muntu atari umubiri wa mutegetsi wabo koko, bigaragara nyine ko ari igishushanyo barabahangitse nyine iyo mu mahanga. Kandi ibi byaramaze imyaka myinshi bazi koko bashyinguye umuntu wabo. Kuri iyi foto y'aba bantu bari gushungera nyine iyi stati, urebe igihe cyose bamaze koko bazi ko ari umuntu wabo bashyinguye, urebe n'ibintu byose bamaze igihe bemera, kandi koko ngo bikaba bakaza bakamuterekera, kandi koko bigakunda, n'abataramuterekera bagahura n'ibyo uko babiteganyaga. Urebe ukuntu bagiye kongera gushungera nyine iyi stati. Ese ikibazo kikagera kiti bazakomeza baterekere iyi stati? Ibaze nanjye nibaze. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe, umutegetsi bashyinguye. Reka tubikuremo amasomo atatu, bityo we nanjye dukomeze dusuzume imyemerere yacu aho ishingiye, niba natwe dutemera iby'ikuzimu kurusha iki, kurusha iby'ijuru. Ngicyo cya mbere tugomba gukuramo. Umukristo, abakristo benshi bemera iby'ikuzimu kurusha iby'Imana. Ugasanga ndi umukristo ariko akenshi cyane ibyo mbaza mu kanwa ni amashitani, ni abadayimoni, ni iby'ikuzimu, ni ba sekibi, ni abazimu, wafashwe n'abazimu, nibyo gusa ndi guhoza mu kanwa. Ukaza gusanga kandi ndahera mu kwirukana gusa amashitani, ariko nabuze umwanya wo kuzana Yesu iwanjye. Kandi byaba ngaba n'umupadiri, ngaba gusa nshobora kwirukana amashitani akagenda kandi koko kanyumvira, ariko Yezu Kristo simuzana iwanjye. Uko n'ukwemera guke ninze kuvuga gushidikanya ndetse no kumuhakanya hato utaza kundakarira. Kwemera iby'ikuzimu kurusha iby'Imana. Yezu Kristo umuhoza kangahe mu kanwa kawe? Yezu Kristo umuvuga ryari? Wasanga ari sekibi uhera kuva mu gitondo wirukana amashitani, ariko Yezu Kristo we wamuburiye akanya ko gushengerera, akanya ko kumwegera, akanya ko kuvuga Kristo. Kwemera Yezu Kristo, kwemera iby'ikuzimu kurusha Yezu Kristo, kandi wasanga byakubaho nanjye byambaho. Icya kabiri twazirikana twakuramo ni tirishori, gukopera. Abantu benshi tubaho mu buzima, nanjye kuvuga ngo gukopera, ugasanga ibintu byari byihishe tugiye kubihishura kugira ngo koko twikoperere tubone ibisubizo mbere. Abanyeshuri bakopera mu bizamini n'abandi bose benshi. Iyo abagabo batakiza kujya gukopera, bano bantu burya waruzi ko bari gukomeza kugenda bemera ngo umuntu wacu twamushyinguye ahangaha, twaramushyinguye. Nuko nyemere yabo igakomeza gutyo, aho nyine kwa sekibi ibyo byo guterekera byose. Nguko abakristo bavandimwe, iyo ubonye icyo wari wizeye birangira nyine utongeye kwemera. Iyo ubonye icyo wari ufitiye amatsiko birangira nyine utongeye kugira amatsiko, utongeye kwemera. Nguko n'umukristo nyine iyo ageze aho agaparika iby'Imana, birumvikana nyine ni nk'aho yahagaritse urugendo rwo kwemera, kuko uri kuri iyi si nanjye ndi kuri iyi si, tuvugishije uko ntiturabona Imana. Navugaga imbona nkubone, niyo mpamvu tukiri mu rugendo rwo kugenda dushakashaka Imana. Ikizakubwira ko wabonye Imana ni igihe cyo mu ijuru,
ni igihe uzaba wageze mu ijuru nyine wicaranye n'Imana imbona nkubone. Icyo gihe ukwemera kuzahagarara, ntabwo uzongera nyine kwemera kuko uzaba wabonye ibyo wizeraga, amatsiko azaba arangiye nyine. Iyo umuntu yashize amatsiko burya kwemera kurahagarara. Na niyo mpamvu nyine abantu tumaze kumva aba baturage muri ibi bihugu byo hirya kure cyane muri Afurika birumvikana ntibazongera nyine kwemera, bazifata ku gahanga ni nk'imiyaga ibakubise imivumba. Kubera iki? Ibyo bemeraga nyine barabibonye, babonye stati kandi bo bibwiraga ko ari umuntu wabo bashyinguye. Rero icyo nakwifuriza mu Kristo muvandimwe, komeza ushakashake, dushakashake Imana twese kuko turi kuri iyi si nyine, turi ku urugendo rwo kwemera tugana Imana, tujya gushakashaka Imana. Buri munsi ugaharanira ko washakashaka Imana, buri munsi ugaharanira ko imyemerere yawe yakwiyongera. Naho ibintu byo kwemera mu kivunge inefa bigote bakubwiye ko kiriya kiza n'iki ngiki, abantu benshi nibyo twiberamo, nguko gukopera, nguko kwiba. Urumva abantu iyo batakiza kuvumbura ko ibyo bemera atari byo, ko atari umuntu bahambye ahangaha ko ahubwo ari ishusho, bari gukomeza muri iyo myemerere y'ikuzimu n'ibindi byinshi cyane. Ese mu Kristo muvandimwe, nta bintu nawe by'ikuzimu bikiri iwawe ukiri kwemera? Ibirozo upakiye hirya no hino byakubujije amahwemo. Isomo rya gatatu twavanamo ahangaha ry'ukwemera ni isakamento ry'ukarisiya twese tugomba gushengera nk'abakristo. Gushengera Yezu mu karisiya, tuze kwibuka ko abantu benshi igihe kirekire b'abakristo hari ubwo tumara tuvuga ibintu by'ikuzimu ariko tukabura Yezu umwanya. Ndifuza rero kugana ku musozo mbihuza na mutagatifu turi kwiyambaza uyu munsi, mutagatifu Tomasi wa Kwino. Yagarutse cyane cyane kuri ukarisiya. Abakristo benshi twemera iby'ikuzimu ariko abake twemera ukarisiya. Niba urimo simbizi, niba nanjye ndimo nkomeze mbyibaze niba koko nemera ukarisiya, niba nemera Yezu uri mu karisiya. Uza gukora uyu mwitozo urebe uburyo abaturage benshi bemera ububasha bw'uriya mutegetsi, ko umuzimu bazakomeza kugenda bahondagura igihe batakoze neza, igihe batamwibutse, igihe batamuterekereye. Ariko se Yezu we kuki tutamwemera kandi Yezu arusha ububasha abategetsi bakomeye, ibyo bihangange abo bateye ubwoba? Nanjye kuvuga na Sekibi Yezu amurusha ububasha, none wowe wishingikije Sekibi, wishingikije ubutegetsi bw'isi, nibwo wemera cyane ukemera abazimu n'abadayimoni, ukemera ububasha bw'abazimu n'abadayimoni. Ariko isakamyo y'ukarisiya nturyemere. Urebe igihe ujya gushengerera, urebe iminota umara ushengerera. Ntabwo nza kuvuga ubuzima bwa mutagatifu Tomasi wa Kwino bwose, ariko ndifuza ko dufata igihangano cye cyitwa ratasiyoni, igisigizo cy'ukarisiya tujya turirimba cyane cyane ku munsi w'isakamento ritagatifu, maze turebe uburyo umutagatifu atumurikiye mu kurangamira Yezu mu karisiya, mu kwemera Yezu mu karisiya. Ndabasomera igitero cya 11 kugeza ku cya 14, bityo ndangiza kubisoma nawe urebe ukuntu byemera Yezu Kristo mu karisiya, urebe ukuntu hamwe na mutagatifu Tomasi wa Kwino, urebe ukuntu wayobotse Imana, niba warobotse Sekibi, niba warobotse Yezu. Uze kwibaza nanjye ndakomeza nibaze, abakristo nibemere ko umugati ari umubiri na divayi amaraso. Icyo tumva ntukibone ni ukwemera ku gihamya by'agatangaza koko. Hirya y'ibigaragara shakisha ukuri bishushanya, uhasanga inyamibwa. Umubiri ni ikiribwa, amaraso ni ikinyobwa, hombi Kristo ni wese. Amen, amen, amen. Mutagatifu Tomasi wa Kwino udusabire buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Hadiri Musumbuko Ladisilasi wa Diyosesi ya Cyangugu.